tuganire ku mugabo bamwita NICOLAS Jackson, uyu mwataka w'umunya Senegal. NICOLAS Jackson uyu nguyu amakuru avuga ko umutoza XABI ALONSO yamubwiye ati nyabuneka emera ugume hano ndagukeneye ngwino dukorane wowe nkujyane no muri pre-season nitubona nyine hari icyo adufasha uzahaguma ubone n'umwanya. Ariko akakanya amakuru avuga ko uyu munya Senegal NICOLAS Jackson ngo gusohoka nk'ikipe ya Chelsea bishobotse yasohoka. Ikipe ya Chelsea rero ikavuga iti uramutse ugiye miliyoni 65 z'amapound tuzigukeneyemo ku ikipe yabi yafite iyazane. Ruganzu njyewe iyi nkuru nyimara kuyibona navuze ni ikipe yatanga miliyoni 65 z'amapound kuri NICOLAS Jackson byaba ari no gukorwa mu mufuka. Oya urumva iyo tuyo kuvuga abakenyi none se bagaye naco baguze zingahe iyo tuvuga abakenyi aragana n'amafaranga ari niyo mpamvu ariko nabo nyine bari kuba flop nyine baka no kuvuga ngo mu cyitwa profile y'umukinyi kano kanya kandi umugura muri club umujyana mwenda muri club runaka hari ikintu cyambere utabanza kunegoza nyine ni cy'umukeneyemo ako kanya ese cy'umukeneyemo byibuza nawe wenyine wahi gucyo gisubizo ese undi hari abandi barusha NICOLAS Jackson kuko nicyo kuvuga ngo niba dirapa ari hari ari muri iyo range Bwana Jackson agomba kuba ari mu range. Niba koko dirapa ari hariya kubera ko mpamye ko ibyo dirapa yatanga na Jackson yabitanga. Tuvuga ku kintu kimwe. Sezo twabonye imwe ya NICOLAS Jackson muri equipe ya Chelsea. Ere sezo byibuze bango yego arahusha. Ariko byibuze in case wakeneye igitego Jackson yakiguhereza. Buri uwo mukenyi si benshi bahari ni nko tubona bana bitama Ferran Torres. Ku kintu kimwe cyajyanye cyogana none kimwe no kumenya ngo se ubundi koko NICOLAS Jackson nta club yabera umwataka ngo umwataka w'umustata kandi byuze atanga ibiri kuri kareba y'ibyo abandi bataka bari gutanga bakina club ntoye cyangwa se bari kuri level hasi kwako nicyo kuvuga turajya ku ranking ntabwo uri harandi akurundi nabo babikita kuko kintu bari kure yawe 12 niyo range na kandi wari scorinze nivyo kuvuga amabe ya minister ko bari kure yawe Etuko amatatani bari kure yawe. Etuko abantu bari kure yawe. Ibintu kimwe ngaho ubwo nukumenya ngo se aho yabona byuze bamwizera. Naho amafaranga abasete bitewe n'ugiye kugurisha. Kubera ko n'ugiye kugurisha biraterwa n'icyo banga se uramuzinutwe. Ese no mujugunye. Ukimukeneye rero kumukuraho icyo bitaga faranga makwa gatubutse kandi ikintu cyo cyamene nemera ko NICOLAS Jackson muri aramutse yemerwa mu Chelsea muri season. Yego. Twemeye ikintu kimwe Chelsea zakina system aturu abantu bose barabizi. System aturu izasaba ibintu byinshi ariko mbere nambe ikintu cyambere izasaba militaire bari sharp izaba n'amataka bari sharp ariko ikintu cyambere kuba sharp no kuba sharp mu bijyanye no gukoresha imbaraga z'umubiri ndetse no kurwana no kujyana na ritime y'umukino kandi kubiyo twagurwa nabyo byose NICOLAS Jackson ku kintu bita pace ari mu bambere muri kipe Chelsea kandi imbere Joe Pedro cyitwa pace cyo ni kimwe ikindi cya kabiri si mwiza wenda mu bijyanye no kuba yaterekamo buri chance yose ibonetse ariko ntabwo n'ubundi ari kure yabo bita ngo nabasata kano kanya yabo nakwita ngo ni backup bafite ngo ni Liam Dirap bivuze ko kano kanya mpamya ko muri aturua yabafasha nuko wenda atabafasha wenda bihambaye ariko kumurekura nk'umujugunye byo Chelsea mpamya ko yabihombye kurenza uko NICOLAS Jackson we yabahombye. Okay, turacyahari reno iracyari Tenzone kuri Radio 1087 n'ibice bitandatu 93 n'ibice bitandatu ndetse na 99 n'ibice 0. So Alan twari turi kwibaza kuri NICOLAS Jackson niyo ngingo twari turiho. NICOLAS Jackson ati ali open kuba yava mu ikipe ya Chelsea ariko Chelsea nayiti natwe turi open ku muntu wazana miliyoni 65 z'amapound gusa amwe mu makuru hari nuko ngo Aston Villa nimwe mu makipe yifuza NICOLAS Jackson. Yego nibyo ni nyuma yuko batandukanye no bita Daniel Maren kuri miliyoni 25 z'amayero akerekeza muri equipe ya AS Roma nyuma yuko agiriye na season nziza. Bafite akakanyo bita Oli Watkins ku myaka 30 amasezerano azamugeza 28 hariho bita Tammy Abraham imyaka 28 amasezerano azamugeza muri 2030. Abo babiri bose uko mbatekerejeho bitumva ko automatically Oli Watkins starter. Akakanya uhitutekeza ko Tammy Abraham n'ubundi nawe baguze mu kwezi kwa mbere ni backup wande wa Oli Watkins. Ese umutoza Unai Emery yaba arimo aratekereza hazaza adafite bita Oli Watkins ku myaka 30 icyo kintu tukibazeho. Akakanya reka twibaze Senegal rutayizamu yaba ahumye yaba agenda bakinisha nindi ni NICOLAS Jackson. Bivuze ko akakanya ikintu cyambe mita nibaza se Jackson wabuhunze ipanu
uguye mu muriro cyangwa wavuye mu muriro urimo urasanga ipano kuko akanya nujya muri equipe ya Chelsea ku giti cyanjye iyo ndebye competition ya McGill nkara kuri competition ubita umuvandimwe Joao Pedro kara kuri Dilab nekeza akanya biroroshye cyane yuko Nicolas Jackson yaba backup striker ku muntu wo bita Joao Pedro ushaka kwatekeza kuri ba Emega nta kibazo akanya nkamona kuri Nicolas Jackson kubijyanye no kuba yarakinnye byibuze sezo ebyiri muri equipe ya Chelsea abantu banze umve imibare ya Nicolas Jackson muri Villarreal bamugura yaratsinze ibitego 13 ageze muri Chelsea atsinda 17 sezo yakurikiye atsinda 13 muri Bayern abanje mu 15 atsinda ibitego 11 meaning ni umwataka muri iyo inconsistency tuvuga nagajya munsi ibitego 10 byibuze ubwo niko atanga assist niko afasha no muri work rate nkambona ngiye ku giti cyanjye Jackson atekereje kuba yajya muri equipe ya Aston Villa hari Evan Gesand bari baratije equipe ya Crystal Palace na hagiye kujya hari uwo Tammy Abraham bazanye mu kwezi kwa mbere hari Oli Watkins nka rutayizamu uzajya banzamo ku giti cyanjye nkambona yizeye icyo yagana n'umutoza za ALONSO cyane ko yamubwiye ati dushaka kuba twakwicara nkagerageza kugira ibyo nakubyaza mu umusaruro nkambona ku giti cyanjye nk'umuntu wifuza kuba yakomezanya icyo gitinyiro cyo muri Senegal cyo kuba ari we titireri wabo ku mwanya wa numero 9 iyi transfer ya Aston Villa siyo mbona iri feasible akanya wenda akanya ugiye gutekereza ku ma equipe yandi wenda muri league uvuze uti urugero utekereje kuri Everton uvuze yaba ari Beto ndetse na mugenzi we Eric Bernam nabwo ari abakinnyi bavuga ko bari ku rwego rwo gupusa cyane ngo warushe Nicolas Jackson ariko iyo uvuze Aston Villa mbona selection yo muri Chelsea ariyo yakohereza ubita Nicolas Jackson gutanga ibyo bagenzi badafite bandavuga Dilap Magiyo ndetse na Emega byibuze experience y'imyaka muri Chelsea ya Premier League niyo mibare dusanzwe tumuziho niyo work rate no kuba hari ikintu ajya avuga ati hari uburyo ngeyo nakoranye na Cole Palmer hari uburyo dutanga iki zahabu nkambona ku giti cyanjye Jackson ku giti cye yaba yihuse ariko mu gihe Chelsea yabona izo miliyoni 60 nk'uko ibyifuza nayo yabikoze perfect business ariko akaba ibintu nka bibiri numva nyishaka ku kuri transfer biremereye cyane yego icyambere ni business ya Chelsea miliyoni 65 yabana amafaranga meza kuyabona mu mukinga Jackson kuko impamvu nanone reka tukomoshe dukomene ingasire shinga mu bimbabaza kuri Jackson buriya mbona no mu guteshwa agaciro kwe wangu naruya ruhu rwe rujya mu ruhare kuko ibintu Jackson akora wamureza uruhu rwantuza rwa wa mukinnyi ariko nabo yimere nk'umwana w'inyamasheke w'umudive wamu uruhu rwera amakipe yakamurwanirira kuko kumurekura ukazana Dilap baya Dilap mugize umwirabura ubanza n'icyakayo cyo mwongereza atagikina that's how I think ntekereza ko no kuba just ari asa natwangaha bigira muri ikindi cya kabiri niwe ku giti cye uri gushaka kujya muri Aston Villa yego Aston Villa yawe nayemeri wabanye nawe wamukoze muri Villarreal akenshi abakinnyi batari kwibona hano bifuza iyo abonye umuntu waramusanga ku buryo aka kanya ntago ari gutekereza ko Aston Villa ifite Oli Watkins ntago ari gutekereza ko ifite Tammy Abraham iri gutekereza ko ariyo nayemeri yego wabanye nawe wamukoze so kujyayo hari ibintu bibiri if you stay there ni success ku mukinnyi w'Umunyafurika w'Umunyasenegal kuba wakina Aston Villa ni byiza ukaba consistent byiza icya kabiri nk'umuntu warungurutse amakipe manini nka Bayern amakipe manini nka Chelsea ntabwo n'undi watekereza kujyayo to stay utekereza kujyayo uvuga ngiye kugenda nongere ndeka amakipe nyatsine mina championnat sinza kuza ku yindi transfer bikamera nko byagenze kuri Romelu Lukaku uje muri uhereme Chelsea biranze uramunsi ngira ngo Everton yagiyemo arabikubita ahiteze muri Manchester United ntekereza ko ari nacyo kintu hari na Jackson ashaka gutekereza banga ariko ngiye harano banzi hari amufite y'umutoza birashoboka ko nagene bigata bikunda byakora ngatanye ni transfer nini nk'umuntu jiste wakiniye Chelsea wakine Bayern ntago akakanya nunabireba neza ubona atayizera neza impamvu ituma bamurejecting aguma muri Chelsea icyo umuntu yibaza gikomeye wa mugani ngo wikanze kinyagahe
muri Chelsea Jackson yikanze yaransinze muri BR Muniga yazibya nyinshi cyane avuga neza cyane nicyo twibazaga kanya Cedro nyine Nicolas Jackson arashaka transfer nibyo yego nibyo behind the scene hari ibyo bagomba kugana na Xabi Alonso ariko Alonso akinja muri group yavuze ati ni umusore nifuza kuba twakorana pre-season nkareba ibyo yamereza kumeza akanya avuga Emega vugo bita Liam Delap vugo bita Magio ku giti cyanjye I personally simbona numwe muri pecking order ukurikiye iwabo Pedro kumurusha unless iyi Chelsea nayo tuyigaruka sibyo unless wenda muri Chelsea arabantu mba nibagiwe rwose nicyo ndi kwibaza aka kanya Cedro banza wumve kwigaragura muri abo bakiri no kujya kwipima kuri Oli Watkins na Tammy Abraham baziyongeho bita Evan Gesand muri abataka bane muri group imwe aka kanya reka tuvugishe ukuri uwo bita Unai Emery agiye guhita droppinga Oli Watkins aka kanya Tammy Abraham ku gice cya kabiri cya seza koze agiye guhita droppinga kuri uwo mwanya ajya ku mwanya wa gatatu nkamona ku giti cyanjye unless wo bita Xabi Alonso ngo ati uri inyongera kubyo ndi gutekereza nekeza ko yakihaye no mwaka w'imikino muri Chelsea nshya ifite umutoza w'umutaktisien n'umutekinisi akajya ibyo yamushyira ku meza ariko uretse gato tugende turebe indi mpamvu kuko niba dufite abantu amapaswari menshi nka Delap na Bagiyo Makiyo umuntu wavuye muri Barca akaza kurya intebe ni iki gikwiye gutuma Chelsea ubundi akenshi iyo ibintu nk'ibi ngibi biri kuba haba hanarebwa kuvuga ngo n'umukinnyi aranaduhenda hako Jackson ntahenda Chelsea buriya Chelsea za Jackson ibijana bya bicyumweru ijana niyo mafaranga bareza bano bari Delap yego hari ikintu cyo gushaka kuko Drogba bagize kuvuga ngo leta bihuza nariya jambo navuze mu kanya mvuga ntiyo usanga n'umuzungu Drogba baravuze ngo iyo uri umwirabura cyaze a guy from Africa you need to do extra kuri kureba nyine abona ko wakoze difference big difference bano ba Jackson ntabwo bakora big difference bakora ibintu bisanzwe niba bikora ibintu bisanzwe wazaga kina agatete bisanzwe iyo ukora ibintu bisanzwe biragoye ngo ukonvenke cyangwa bemeza abantu si uko Chelsea mukenera by the way match imwe Joe Pedro yibanzamo cyangwa se match ya na Joe Pedro ugaterekamo umuhungu wizeye ko yakwera Ferran Torres nkuko Torres yabaga ameze muri Barcelona cyangwa se muri National so Nicolas Jackson agiye gusimburwa na Emmanuel Emega watsinzemo ibitego bene rwose muri ligue Nicolas Jackson amakuru aravuga ko ubundi Silo Samaville atari yumvikana n'ikipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite ubundi byavugwaga ko Silo Samaville na Nicolas Jackson bifuzwaga n'ikipe ya Aston Villa aka kanya Silo Samaville we yamaze kumvikana na Al Hilal igisigaye rero si umwana agiye kwira amafaranga n'abahorane nabo nabonye gutya bagenda cyane ndumuhorane ariko amafaranga ni ingenzi n'abakene se nizera ko iyo bafite burondoro 8 ukennye nta kiba bimaze naje kumenya inkuru amafaranga ni ingenzi sinciye mu ijambo uzi ko buriya ibibazo byabaye kuri Rafinha muri famille ari byo bigiye gutuma Rafinha soka muri Barcelona akajya muri Hilal agafaranga none kandi yari yabikoze nyine ariko ibibazo bibiri amafaranga asanzwe yarari akageza kugira ibanga agiye gushaka uburyo bwo ngo amafaranga basi na retiringa mfite ndayakura he so ubwo rero Nicolas Jackson uko bimeze ikipe ya Aston Villa nayo iramwifuza ariko yo ikavuga iti twamutira hakajyamo obligation to buy ariko ntabwo turi tayari guhita tumugura ko kanya mu gihe Chelsea irashaka icyo bita direct sale niba koko Nicolas Jackson agenda ngo niba mugura ko kanya nta bya loan plus obligation to buy ubwo nugutegereza tukareba ikindi Nicolas Jackson avuga ati hano muri Chelsea n'ukuntu najyaga nyina n'inyuma y'umwataka ariko bamaze no kuzana Morgan Rogers Cole Palmer ibyo byose Nicolas Jackson Aston Villa have agreed a deal with Chelsea on loan transfer. Ego. Yani ya Garnacho. Okay. Ni nayo tugiye ubundi nayo tugiye no kuganiraho. So nibyo ngibyo rero kuri Nicolas Jackson muri ikipe ya Aston Villa birashoboka cyane